n'amakuru arimo avugwa, amakuru arimo agarukwaho n'abantu batari bake aha ku mbuga nkoranyambaga. N'amakuru navuga ngo yashimishije abantu benshi cyane, n'amakuru meza cyane. Kuri screen yanyu murabonaho ifoto y'umuhanzi kazi mwiza dukunda cyane, turi benshi, nanjye dore ko ndi umwe mu bantu b'abafana. Murabona Vestine yaje agaragara ku ifoto afashe mikrofone aririmba, yambaye umweru. Ifoto muri kuyibona, hari n'andi mafoto atandukanye muri kugenda mubona, ndetse ari kumwe na murumuna we Dorcas. Uyu rero Vestine kwibaza ngo yatangaje ayahe makuru meza, ari nabyo binzinduye ngira ngo mbagezeho ayo makuru. Vestine uririmbana na Dorcas yemeje ko yabyaye cyangwa se yemeje ko yibarutse. Yaje kuba yemeza ko yibarutse. Bya bindi tuvuga ku nkoranyambaga, umuntu akavuga ibyo ashaka ngo byagenze gute, ni ukubesha abandi ngo nibyo niki. Vestine nyiri bwite uririmbana na Dorcas niwe wabyemeje ko yibarutse. Nyuma y'ibi ngibi rero wakwibaza ngo yaje kuba yagaragaza iki? Ibyo byanzinduye, reka nze kubibavira imuzi byose mbibagezeho. Nyuma y'uko agiye muri Canada mu bitaramo bizenguruka iki gihugu, ariko agumayo. Yagiye muri Canada mu byibuke, agiye muri iyi tour yajyanye na murumuna we Dorcas, ndetse bari kumwe na Irene. Mwibuke ko Irene yaje akagumayo, turabisanga hasi, ndibuze kubibasomera nabyo. Ni amakuru yaje kuba yivugiye, yitangarije ku giti cye. Ishimwe Vestine yemeje ko yahabyariye nyuma y'uko amezi ashize arangahe aratatu, ariko atarabyemeza. Hahandi umuntu amanze yavuga ati reka ibintu byanjye mbyihoreye, abantu hanze bakavuga ibyo bishakiye. Amezi yarashize aratatu ataragira ute, atarabyemeza. Mu mpera z'uyu mwaka ushize nibwo Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas ndetse bari kumwe na Irene muri Ndahabi berekeje mu gihugu cya Canada mu bitaramo bizenguruka iki gihugu. Buri cya gitaramo nababwiye bari bagiyemo. Mu kugaruka, Irene muri Ndahabi yazanye na Dorcas gusa, ari bw'inkuru zakwirakwiraga ko nubwo Vestine asigaye muri Canada akuriwe cyangwa se atwite. Murabyibuka ko bavuze ibintu, buri wese avuga ibintu bitandukanye, bamuhimbira amafoto, bamushyiraho ameze ukuntu, ariko nuko byaje kugenda. Ukwezi kwa gatatu nibwo uyu muhanzikazi yibarutse imfura y'umukobwa, ariko bitangira kuvugwa mu kwezi kwa kane no kwa gatanu. Nyuma y'icyo gihe cyose ntacyo yari yakabivuzeho, ntacyo yari yakabitangajeho na kimwe, habe na kimwe. Kamikazi Dorcas yakoranye ikiganiro na mukuru we aho bari muri Canada. Ndakeka abantu mwarakibonye, ni ikiganiro bashize no kuri channel yabo. Hanyuma amubaza niba yarabyaye undi, nawe arabimwemerera, amubwira ko ari umubyeyi. Ikiganiro cyagaragaye, ndakeka abantu mwarakibonye, bicaye ari babiri. Vestine yagize ati, ndi umubyeyi, unsigaye mfata umwana nkamukubita umugongo. Dorcas anyuzamo ashyushya inkuru ati, undi muhanzi yavutse, ubu nanjye ndi anti. Nyine kwa kundi abivuga, yabivuze aseka ati undi muhanzi yavutse, ubu nanjye nitwa anti. So rero bakunzi bacu, abantu barabyanditse, barabivuga, ariko ubu nabyaye. Yabyanzuye avuga ko ubu nabyaye. Ni inkuru nziza, ni inkuru abantu bakomeje kwishimira, ni inkuru nziza nawe uri kunyumva wakwishimira, ndetse ni inkuru nyuma yo kugira ngo bavuge kuriya
amagambo atari meza amwe n'amwe. Ni inkuru aka kanya yakiriwe neza. Ku kibazo cya MI Empire Music na Irene rero muri Ndahabi, aba bahanzikazi bavuze ko nta kibazo na kimwe bigeze bagirana, ndetse ko isaha n'isaha baba bavugana, buri umwe azi amakuru y'undi. Ishimwe Vestine yagize ati, yivugiye ati, umubyeyi arakabyara hanyuma akagucutsa, umubyeyi akavuga ati reka ndebe ibyo uyu mwana agiye gukora. Bw'iyo mpamvu rero njye na Dorcas tugiye kwicara mu duhanga amaso, n'iryo jambo yavuze. Ku bw'ibyo rero njye na Dorcas tugiye kwicara mu duhange amaso. Aya ni amagambo yavuzwe n'uyu muhanzikazi Dorcas. Kamikazi Dorcas nawe ati, turashimira MI Empire, ntabwo twakwirirwa tubivuga, namwe murabizi, mwaranabibonye. Imana yabibanyujijemo kugira ngo mutubone, kugira tube ibyamamare, kugira ngo tugire n'aha turi muri Canada. Yabibanyujijemo bumvira Imana, bakora ibyo bahamagariwe. Abantu rero muhangayitse ngo tubanye nabi, ubu tubanye neza, ndetse n'ubu twamuhamagara akabibabwira, akabyivugira. ubu bavugaga ninde? MI Empire cyangwa se Irene muri Ndahabi. Dorcas na Vestine bimukiye muri Canada, aho babonye umuntu uhatuye wemeye kubafasha umuziki, ndetse akabafasha kubatura, cyangwa se akabafasha kuhatura aho ngaho nyine muri Canada. Uvuga ngo aho ubu bamaze guteguza indirimbo nshyashya yitwa Itabaza. Reka ngasubiremo neza nyabo, abantu mwavuze ngo bagiye guhita bari ku muziki, ngo yabaye umugore akaba yabyaye n'iki. Ubu tuvugana Kamikazi Dorcas yagiye Canada, yasanze Vestine, ndetse bakigerayo bahise babona undi uzabahagararira, uzabareberera, twakwita umumanager ugiye kuzajya bakurikirana mu muziki, ndetse bakaba banatangaje ko bagiye gushyira hanze indirimbo yabo nziza bise Itabaza. Indirimbo nziza cyane. Ndibuka ko hari na video zaje kugaragara, mbaga nkoranyambaga mwarazibonye. Dorcas akigerayo muri Canada arimo kubyina, ariko ati twitege tugiye kongera gukora n'ibiki. Abantu bahita bavuga bati se mwakora biragenda bite? Bivugwa ko uyu mumanager ubwo yaje no kugaragara muri ako video, bigaragara ko ari umubyeyi, ni umumama, ni umubyeyi w'umumama, ntabwo ari umugabo. Nyuma rero yo kuba basa n'abahasubitse cyangwa se bahagaritse amasezerano yabona muri Ndahabi Irene, bakaba baje kubona rero undi manager musha ugiye kubareberera ku bihangano byabo. Reka twitege rero aba bana abantu benshi kwari dufite amatsiko kuvuga ngo mbese none ko bigenze gutya bazakomeza gukora bahuza gute, ahubwo ubu ngubu akaba aribwo bagiye guhita bakora cyane nk'uko babyigaragaje. Babitangaje no mu kiganiro bakoze kiri no kuri YouTube channel yabo Vestine and Dorcas. Wajya ukakibona ikiganiro cyo bashizeho giheruka, babitangaza ko ubwo tugiye kubitega bagiye gukora ibintu bidasanzwe cyane. Reka dutegereze indirimbo yawe rero bise Itabaza, hanyuma rero komeze mu bashigikire umuntu n'abasengere, kugira ngo uko twabakundaga mu bihangano byabo dukomeze nanone kubakurikira nubwo batari mu Rwanda, ariko ikoranabuhanga ryaraje, bazajya bakushira indirimbo hanze tunanayibona, ndetse tunanabashigikira. Bijyanye no kwandika, ndabona comment nanone benshi bagiye bandika ngo nese ngo akenshi indirimbo zabo niyo boss yabigiragamo uruhare, akabandikira n'ibikina. N'ubundi ni ibintu byoroshye, ikoranabuhanga ryaraje, babishaka yakomeza akabandikira, no kubandikira indirimbo akayibahereza bose, akanababwira nuko baranayikora, akabiboherereza indirimbo bakayishyira hanze tukayireba. Ndabakunda cyane.